Ngenda gukunda uri inshuti nziza kandi nifuza nyine kuzagumana nawe kugeza tubaye abatati. Umufite urumva ari ngombwa umusore cyangwa umugabo? Ni defo. Uramutse ukunze umuhungu mu by'ukuri renda tuvuge mukomeje gutyo muri abashuti mwese mugeze mu myaka 35 37 nawe urabwira mbese nawe urabwirwa ngo wambera umugore ugasanga ufite boyfriend wawe muri kwitegura kubana habura icyumweru kimwe mwarateguye ibintu byose yaragutereye ivi habura nk'icyumweru kimwe ngo mujye mu murenge nyuma ya cya cyumweru wenda muzajya mu murenge kuwa 4 tugeze ku cyumweru kuwa 4 wajya mu murenge ugasanga agiye gukorana ubukwe na Rubine. Ese mwakomeza kuba inshuti cyangwa byagarukiraho? Nje nago nyine ugisha ukuri ibintu byo kwigira indyarya kuri kamera abakobwa imico yanyu turayizi. Vugisha ukuri nyine byakubabaza to. Hoya reka nkubwize ukuri pe. Mbwiza ukuri. Ngiye ntago nkunda ibintu nyine byo kubeshya pe kuno nakiyumva. Nukanabikore ni bibi n'amategeko arabyanga. Ngiye kuntu meze. Sore. Uba wumva ari ngombwa cyane ko umuhungu agomba kugufasha mu bibazo byawe wenda ni boyfriend wawe ni ngombwa cyane ko agomba kugira ibibazo bimwe na bimwe agukemurira ngo kubera ko mukundana? Ni ngombwa cyane. Ese aba ari so? Kubera iki se ubyumva gutyo? Kubera iki ubyumva gutyo? Nese umuntu wese ugufasha nuko aba yarakubyaye. Hari ugufasha ubimusabye cyangwa akagufasha uzamwishyura? Reka nkubwire. Akoze man mufite depression mutazi gukora yego. Reka nkubwire. Amafaranga mu rukundo no mu buzima busanzwe amafaranga arakenerwa. Nini kibazo ngira ni kimwe. Kubera iki amafaranga mutinya kuyaka baso bababyara mukayaka bahungu mukundana nabo? Wowe uza kunereta nisaba gutereta we nagwa abazanye umutima nago ari umutima ubugiye kumuha uzikwagira ngo abazanye urubuye ruri mu gituza ngo umuwaye urukundo kumukunda ubu mugiriye impuhwe ku buryo abikwishyurira mba mugiriye impuhwe. Imureke twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza Mana nzima twongeye gushima ko turi amahoro, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi tugaragariza nk'abana bawe, tugushimiye ko dufasha muri buri byose, tugushimiye ko uturinda mu mihanda tugendamo yakozwe n'abana b'abantu, mu byo tugendaho byose Uwiteka Nyagasani uraturinda ukabana natwe. Muri aka kanya rero gushimiye neza yawe n'urukundo rwawe rwinshi tugirira nk'abana bawe, gushimiye ko tuza twaje ku mamoto muri bisi ako Uwiteka Nyagasani twageze hano amahoro. Turakwinginze rero gahunda tugiye gutangira tuyitangirane nawe, sabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Sawa ndizera ko mumeze fresh sana. Bimeze biti? C'est bon. Umeze neza? Turi kumwe nande? Muri kumwe na Mugabekazi Sabine Munana. Ewe shawatu smile mwe byonyine agaseko kamwe aha wagiye useka ugakuragaho kumenyo? Ndumva nashaka guseka. Nese ni iki cyakurakaje? Ngoro umuribwe ngo cyane ngoro umuribwe ngo isi ngo yakubabaje ngo nayo ngo rigore. Biba byanze. Yego turi kumwe na Rubine Munana uranyakirira na mugenzi wawe hanyuma unatubwire murakundana muri inshuti cyangwa muravukana? Okay reka manze mwakire nawe abibwire. Ako uburyo mikoro uri kwifata uri kuri no kubuyizunguza ndavuga mikoro gutya impande zombi imbere inyuma iruhande Reka nyifate kugira ngo hose yagere amajwi hose.
Soleil Uwase. yitwa Soleil Uwase. Mumere microphone then mubaze. Soleil Uwase, izo rinete waziguza ngahe? Ni gift bampaye. Ni gift? Yes. Turebye outfit yawe wambaye angahe kuva ku nkweto kugeza hejuru? 50. Inkweto nangahe? 25. Ipenti? Kenzi. Sabe 40. Ako gase ni isengeri ni umupira? N'agapira. How much? 5K. 5K. Hejuru ni gift. Amaherena? Amaherena ntabwo nari nayasizemo. Oyashyizemo? Ubwo byaba bibaye 53. Amaherena wayaguze mu 3? Yeah. Wow. Nshaka kuvuga neza inshwi mama. Yewe. Abanyarwandakazi muba mubona uburyo Imana ikunda u Rwanda, ibaze kugira ngo abari beza nk'aba ngaba bavukire mu Rwanda. Ni amahirwe akomeye. Biramutse bibaye ngombwa ko ujya mu kindi gihugu kitavuga ururimi rw'ikinyarwanda, wajya mu gihugu kivuga uruhe rurimi? English. Ubwo ni mu kihe gihugu? USA. USA. Okay. Let me test your language. Give me the 3 proverb in English, you know. 3 proverb, honor. Eh? Ari kuyitekereza abanyarwandakazi nkamubwira ko nangira nakubwini ubwenge bw'aba bari buruta ubwiza bwabo, bafite ubwenge bwiza butangaje ukubabona. Ni inzu y'ibitabo ihagaze hano. Ndagira ngo mubwire ko story zabo ni story ushobora kuzicaza abuzukuru n'abuzukuruza bawe ukababwira ko muri kureba gutyo mani. Ko muri kureba gutyo wagwani. Twagiye ndashaka proverb 3. Akasurumva nk'umuntu ushaka kuba umunyamerika, of course ugomba kuba hari ukuntu ufite reference muri Ntabwo yari yabawe. Ntabwo yari yabawe. Ego. Warize? Ego. Wagarukiye mu wakangaye cyangwa ugeze mu wakangaye ni bukika? Wibeshya, fata microphone yiyegereze tukumve. Yegereze microphone nka gutya nyifashe. Gutya yifate neza. Yegeze hejuru. Like that. Atubwire wagarukiye mu wakangaye cyangwa se ugeze mu wakangaye? Nasoje secondaire. Wasoje secondaire. Senior 6. Wasoje senior 6 utazi byibuza proverb 3. Wize ku kihe kigo? Nize ku kihe kigo? Keta. Keta. Okay, aho ni fresh. Okay. Ngiye kugucalenjinga. Ndajya mvuga umubare. Then umbwira ukurikiyeho. Ukurikiyeho. Like example 1, umbwire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Like, are you ready? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 10. 11. Uri umuhanga. 65. Sorry? 65.
65 66 OG nababwini afite ubwenge bwiza butangaje. Sasa turi mu masiganwa, turi kwirukanka muri stade, wenda dutwaye amagare. Turi muri racing, turi kuzenguruka muri stade Amahoro. Sasa turi kuri round ya nyuma iri bugira umuntu wa mbere. Turi abantu 100, nanjye ndimo nawe urimo. Turasiganwe, turi hafi gusoza, sibyo? Uri ku mwanya wa 3. Ukanyonga cyane, ukanyonga ugashyiramo ishyaka. Uri kubyumva? Ukanyonga uri bese nyine uri gusiganwa. Wirukanka tukigera kuri wa murongo, ukahita uca ku muntu wa kabiri, wahita uba kangahe? Nkahita nca ku wa kabiri. Sinahita mba uwa mbere. Urakoze cyane. Wahita uba? Nyine narenze ku wa kabiri. Urumva speed ya danje. Nahita mba uwa mbere. Turi gusiganwa kuki? Ku igare. Ku magare. Urakoze cyane. Mera microphone. Yes, yatubwiye ngo yitwa Albine Mugabekazi. Kwavuze nese ko kubyimbije amatama no turabigenza gute? Ongera ubeseriye kuri uyu munota umwe kuba uri seriye nyine. Banyarwandakazi, Albine yabaye seriye, dore ukuntu ameze. Ya. Natwe wageze. Albine umeze fresh? Meze bon. Umeze neza. Bibaye ngombwa ko hari kariyeri igiye gutunga abanyarwanda muri rusange, uba ufite ikintu ukora kijyanye n'impano kigomba kukubeshaho. Wewe wumva wabeshwaho n'iki? Ikintu cyambeshaho? Ubucuruzi. Hakureba neza inshwi. Nta kintu nakunze nk'ukuntu yifata. Siko bayifata se? Oya, ubwo ni gutyo yifata. Niko nyifashe. Nise wabonye wari uyifashe nk'uko se yarayifashe? Nyine ngiye niko nyifata. Ashaka kuri umupro mu kuzifata. Gufata iki? Microphone. Suri kubibona se? Yes. Koto wigeze kugira ku ishuri ukavuga uti yes we mbega Koto, ugaseba n'ubu ngubu mu by'ukuri ukaba ubyibuka ukabuti mu by'ukuri narahasebeye, byagenze gute? Koto nigeze kugira twari turi muri examen. Twari turi gukora examen nyine kwa kundi baba mwacishetse muri class. Nari ndwaye inkorora. Yego. Rero natinyaga kukamena. Nkajya mbika agacuma nyine. Nabikaga agacuma kwa kundi nyine ushaka gukorora. Kako nari mfite abashuti banjye, iyo wakoraga ukamena agacuma baragusekaga cyane. None ndakabika. Ibintu byakubaye undi kubyumva. Noneho maje kukabika, ari umushuti wanjye twiganye yarasetsaga. Nyine yakoze ikintu gisekeje, kwihangana birananira. Mitanga turitsa. Ariko ibyo bintu zari umuntu bitaba, ariko nyine ngiye kwa ko class yose yari icecetse. Yego.
kandi buri muntu wese yahise areba igihande nicayemo abona ni njye. uhita wumva wasebye. Narasebye pe. Reka unyibukije story y'umuniga yari chef muri classe. None hari ukubora abashefu babaga bashinzwe n'ibijyanye n'imirire saa sita. Gusanga ni chef ariko iyo binageze saa sita abashefu wa refectoire. Yaruye ibiryo arashweka, bimwe bita ngo ni ugushweka, ntabwo cyari arashweka, nyine arashweka byinshi ku buryo wabishyira bikarenga. Abanyeshuri baramubwira bati ntago turi bwinjire, ko nawe uragomba kuza akareba ibyo biryo akatubwira niba twishyura amafaranga angana. Gusa ikintu cyabaye byamusabye ko bya birya bigabanya. Uwo muntu ninjye byabayeho. Kandi nayo ndi kumwe n'umuniga witwa Munana. Munana ndagusuhuje aho uri, ndabizi neza ko iyi koto twayinyuranyemo. Yes, twaba ari utuntu tuba tugiye dusanzwe. Noneho story yakubabaje mu buzima bwawe busanzwe ku buryo wibuka ukumva umutima wawe broken. Story yambabaje nkibuka nkababara se. Yego, ikintu cyakubayeho ukavuga uti oh. Hari ukuntu nyine cyo cyarakubayeho ako nyine wakibuka nyine ukumva byararangiye nyine ntubabare. Iyo umujinya ugufashe ni icyo ukora kugira ngo uwo mujinya urangire? Ndarira. Hewe inshwi. Ubundi nyine nkiryamira nkumva indirimbo nyine. Njyara ako this one's uri umutesi inshwi. Hewe. Hari scam wakuze wumva ababyeyi bakubwira cyangwa se n'abandi bantu mu by'ukuri bakubwira uti iki ntago ari fresh, ntago iki ngiki kirazira, ariko wamara gukura ugasanga barabeshyaga? Nyine icyo kintu kirahari. Ni igiki? Ni kwa kundi nyine ukura noneho ugakura nyine ababyeyi bakubwira ngo nyine ngo gukundana n'umuhungu nyine ngo ni icyaha nyine ngo birazira, urumva? Wakura rero ukabona ikizira ahubwo ni ugukundana nawe mukajya mu zindi ngeso. Gukundana ntago nk'izihe ngeso? Ingeso mbi nyine to. Izihe ngeso? Nawe urazizi ntago. Njye ntago nyanzikora. Okay, abatwumva barazikora. Tubwire nk'ebyiri muri zo wakoze nyuma y'uko ukuze nyine ugasa ibyo tubireke. Ntago ari ngombwa ko tubiga. Bakubwiye ngo story y'ubuzima bwawe gutyo umaze kungana, inshuti zawe n'abantu bakuzi n'ababyeyi bawe na famille yawe ya hafi bagiye gufata ubuzima wanyuzemo bawu project nko kuri big screen nko muri Stade Amahoro wenda ira big screen irimo ubuzima bwawe umaze kunyuramo n'ibyo wagiye ukora mu burebane, wabyemera kubera iki? Mise nibuka mana ko bakumirwa. Tubwire. Oya. Ibyo bintu sari umuntu wabyemera? Hose wabyemera? Ngiye nabyemera. Ese muri secondaire narabwirizaga. Urumva? Ngiye superieur ngomeza umwuga wo kubwiriza. Niweho ndiho. Ngomeza umwuga wo kubwiriza. Simbivuyemo nsoje kwiga. Nibera umunyamakuru. Nese ubwo koko urumva nafite CV ahubwo we kubera icyo utabyemera? Ntago nabyemera. Kubera iki? Kako nyine ntabyemera nyine to. Nababwira ngo hoye. Kubera iki? Bakakwazi kubera iki utabyemera? Ese mani umuntu aba yarakoze nyine makosa. Se mikro kuri kugenda ukubita hirya no hino nukugira ngo impande zombi igire bigira gute? Nyine hakore.
ako mani mbabarira kabisa bari kubibona ntabwo ari kuri kubigenza reka nkubwire biri gusaba gusasanura hirya no hino uri ku icyo kibazo wambajije ntabwo nabyemera ariko impamvu yego ntabwo nayo ibishego wakoze muri sogonderi twese twize mu ma high school hari igice cyagera ukavuga uti mu by'ukuri hano narengereye twese n'ubuzima twagiye tunyuramo kandi ndizera ko nawe wabunyuzemo wenda etide irarangiye cyangwa se bagiye kurya seri ya mbere cyangwa se seri ya kabiri bitewe n'aho wize cyangwa se ni muri wikendi cyangwa se urishuwa neza ko nta muyobozi uri mu kigo ubwo ibyo mvuga urabyumva byatangiye gute wabyisanzemo gute duha agasitori ku buryo wabyisanzemo nawe ndi bukubaze ngo ni ibihe ahubwo gute byaje shangiye rero nta gishego nakoze niga ntabyo byari ibisanzwe kuri wowe byari ibintu bisanzwe nyine ubwo se n'ibyo navuga ntabwo ari ibishego kuneye ubwoba mani kuneye ubwoba nyine nta kintu cy'ibishego cy'ibibi nakoze yego ubwo wenda ikintu nabyo ntabwo ari kibi ni kwa kundi nyine muba mwiga ufite boyfriend mu kigo mugahura mukicarana mukaganira mugatera story cyangwa mukaba mufite umwanya wanyu muri kuganira gusa ariko nta kindi kintu kibyihishe inyuma rero nta kintu cy'igishego nigeze nkora ngiye niga abakobwa murashinjwa gukora gusezerana mugakora ingo mugashaka ariko mu by'ukuri bisa nkaho musa nkaho mwari mufite experience nta gishya kuri mwebwe sinzi niba ubyumva aida ku bijyanye n'amabanga y'abashakanye mu gitondo abenshi hambere wasaga mu gitondo adashobora no kugenda ariko ngo mwebwe mu gitondo usanga nta n'icyabaye vuganira abakobwa kuri iyo ngingo ese nibyo wowe ubivugaho iki wowe ubitekerezaho iki wakibarire sore akakigusubiza nawe arakitubwira mu buryo bwe niweho nahereyeho niweho nawe ndaza kumwumva gake gake nyine reka ubundi nkusubize ikintu kibijyanyemo byose nyine bijyaniyemo byose kera nyine ni kera ibya kera ni ibya kera nyine abakera ni abakera nyine ubu ntago turi abakera twebwe n'abandi muri rusange ntago turi abakera bivuze ngo mubarushe experience si ibintu nyine byumvikana nyine kera ni kera kuryamana n'umuhungu mutasezeranye mutashakanye utaragukoye ni ikibazo cyangwa ni ibisanzwe mukundana nta kibazo kirimo ufite aba ex bangahe ni benshi ubwo bivuze ngo abo benshi nta kibazo kirimo oya ntago bose se niko muhuza bake muri bo wenda tuvuge batanu muri abo benshi batanu ntari bi nta nubwo ari babiri nyine nta nubwo ari 10 kumaze kubikorana n'abantu benshi si batatu si babiri nta nubwo ari 10 mutinyemo njyewe nyine ni njyewe uzi nyine uko byagenze nyine nta kintu na kimwe mubwiye wari wahura n'umuniga nyine ukavuga yewe ni idagi icyo kiganiro rero tukireke ese ntabwo urahura n'umuntu ukavuga yewe oya ihere mikrosore yaba ari ubitwibwirira sore wari wahura n'umuntu ukavuga yewe mbega umuniga w'ubufu Oya yego bose baba bari perfect nta n'umwe ndahura nawe hari umukobwa se urabona ukavuga iyo ntashobotse umukobwa yego mu mico mu nyine wowe ukisanga yewe umukobwa ntashobotse yego araba njya mbona hari abo ujya ubona kugira ngo ubone ko umukobwa adashobotse nkawe nka sore biterwa n'iki hari igihe biterwa n'agakungu arimo
nyine akenshi aba ari agakungu cyangwa nyine ubwawe nyine kumva nyine agomba kujyaho nyine aho uko ashaka nyine tu. Yego. Challenge muri ibi bintu bitatu ngiye kukubaza, uransubizamo buri kibazo ni 2,000 ndayaguha pe for sure. Ni ukuri kw'Imana. Ndi banyarwandakazi, ndi kuri micro za Defia Empire, ngiye gukoresha challenge Soleil. Ibibazo mubaza buri kibazo kiraba gihagaze 2,000, sibyo? Ubwo ni 6,000. Icyo uri bushobore urumva, icyo uri bukore, ubwo you have received 2k, ariko ya reka mbigire 5,000 kujya 15,000. Ugiye kumbwira ibiciro by'ibi bintu bitatu ngiye kukubaza. Ibiciro by'amafaranga. Ibiciro mu mafaranga. Uri ready? Numva mbishoboye. Icyambere condom. Ntabwo mbizi. Ikinini gikuramo inda. Bigiye bitandukanye. Bitandukaniye mu biciro. Wenda uzi n'ubwoko watubwira. Ntabwo nzi ubwoko gusa. Hari ikigura ngo 5, 10k. Uhagazeho. Aha, noneho ukuri ubitandukanye, kuko urabizi ko nanjye amafaranga nayongereye, urajya udusobanura uburyo bikoreshwa. Nese cyambere si ibinini. Nese ibinini babinywa gute si babinywa? Hari ibyo banyuza hasi. Sibizi. Hari ibinini banywa mu mazi, hari ibyo banywa nini kinini. Kinini yari kinini kinywesha amazi. Yego. Ubwo ibiciro wabimenye ute? Kumenya ibiciro ni ibintu bisanzwe to. Ni ibintu bisanzwe. Bisanzwe gute? Dusobanurire. Ntabwo buri muntu wese amenya igiciro ari uko nyine yagiye kukigura. Ashobora kuba wenda nk'umuntu akagutuma akabwira ati genda unzanire iki n'iki, ugahita umenya ko ibiciro. Avance mbere y'ubukwe ni ngombwa? Avance gute? Avance nyine kugira ngo umenye ko umuhungu ari muzima nawe amenye ko uri muzima. Sha usibye nyine akenshi nyine bikunda kuba ku batipe to. Umutipe nubwo ati nzabanza nestinge. Ubona ari ngombwa wowe? Ubona ari ngombwa? Ubwo nyine mbona ari ngombwa to. Ugomba kubanza kumenya ko ari muzima. Actually nyine iyo wakunze n'umuntu wamukunze, ntabwo njye numva nyine atari ngombwa cyane. Ko wabutaye bagusubije wabwemera? Ko wabutaye bagusubije wabwemera? Ari sho ko nabutaye? Ntabwo mbizi nyine tubwire. Ntabwo ari ngombwa ko mbivuga. Se kubera icyo kibugira we? Kubera iki kibigendana? Ni impamvu zanjye. Ese ubwo uba wumva ari ibyo kwere? Kugendana ubugugu ubwo urumva ko ibyo bintu ari iby'i Rwanda? Iwacu bararoga ariko ukagigira aho simane. Wajya ugira ubuntu. Ntabwo mvuze ngo nasabwa mentioninze. Nyine se ko aribwo nari ndimo nkubaza ukambwira ngo uracyawubwigira. Oya. Aho simane kwere kimeze gutyo. Ntabwo ari ngombwa nyine ko ni ibyanjye nyine. Uheruka mu rusengero ryari? Ku cyumweru. Usengera he? Muri ADPR Catholique? Usengera Foursquare. Usengera Foursquare. Nk'umujene, umwana w'umukobwa wakabaye uzi cyangwa se
ufitanye connection yihariye n'Imana, ibyo bintu urabikora? ibiki Kuba ufite connection yihariye n'Imana, kabone naho abantu nyine bashobora kuba bashobora kukujajinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa Imana muhurira mu rusengero gusa? oya Ujya ufata nk'ibihe wenda uri nko mu rugo ugasenga se? buri nijoro ndasenga ngiye kuryama. Tubwire nk'imirongo 2 uzi muri Bibiliya. Zaburi yihe? Igice cya mbere. Avuga ngo iki? Urashaka ko mbivuga? Tubwire twumve iryo jambo natwe ridufashe mu batureba haba harimo n'ibyuzukuru bya shitani. Hahirwa umudakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira z'abanyabyaha, nicare n'abakobanyi. Bazashaka kubasoma nyine bazakomeze basome. Ahandi sindi kwibuka imirongo sinzi nyine, ntabwo nibuka imirongo, ariko nawe hajya hamfasha. Indirimbo zigufasha basi ko muri Bibiliya tukubonye indirimbo zigufasha mu buzima busanzwe, wenda nk'iyo ugiye gusenga se, nk'indirimbo zamura iki like Zaburi zamura aho twumve. Ntago uri mu marushanwa yo kuririmba, na competition urimo, no kugira ngo twumve ese wigishe n'abandi. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya kuririmba nabi mwana waririmbye. Ntabwo nakubwiye ati ntabwo waririmbye indirimbo y'Imana neza, washyizemo imbaraga. Ntabwo kuririmba ari ibintu byanjye pe. Reka ngugire inama, usura abahungu ni bibi, ntuzasubireyo utazakura imbwa yiruka. Arashaka ko mbasura? Oya wibihakana ko n'uburyo ureba birabigaragaza. Ndeba gute? Weho jya uguma mu rugo wite ku nese urabihakana. Ntabwo njya nsura abahungu. Urabihakanye? Sure cyane. Sure sinjye suri kubikwiye. Reka nkubaze bwa nyuma. Sure cyane. Sure cyane, sinabikubwiye. Okay. Yes, mwibutsa ko rero permis provisoire ugomba kubishakira kwa mwarimu Shope, naho filime nyarwanda nziza, amaseri, amafilime arangira, stories zikora ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ni kuri Keti TV show. Ushaka kwamamaza ibikorwa byawe, ushaka kwamamaza business zawe, tukazibwira abakunzi bacu, tukazibwira abatuzi, cyangwa se ushaka kuba umufatanyabikorwa, nomero zacu abari 0782 58 2 icyo gihe rero uvugana kabisa n'ushinzwe marketing, kumvikana fresh sana. Hanyuma nkwibutsa ko ibindi byose bibera hano kuri Defia Empire. Nkubwire ni kora subscribe niba utarayikora, kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho 5 kuri 5. Hano ni nagiriwe umugisha cyane wo kuba ndi kumwe n'abana batoya b'abakobwa, bagira ngo ngende numva ese ubwenge bwabo babukora bute, se ni gute baba bafata ubuzima busanzwe, ni gute baba biyumva iyo bari mu buzima gutya. Yes, rero ni igihe cyo kugira ngo tujye tubana 5 kwa 5. Nkushimira we hubu urangije gupyonda ukaba uti reka nkore subscribe mugende mwibereho. Sore uba wumva ari ngombwa cyane ko umuhungu agomba kugufasha mu bibazo byawe, wenda ni boyfriend wawe ni ngombwa cyane ko agomba kugira ibibazo bimwe na bimwe agukemurira ngo kubera ko mukundana? Ni ngombwa cyane. Ese aba ari so? Kubera iki se ubyumva gutyo?
kubera icyo byumva gutyo. Nese umuntu wese ugufasha nuko aba yarakubyaye, hari ugufasha ubimusabye cyangwa akagufasha uzamwishyura. inshuti yawe yagufasha atari ngombwa ngo yarakubyaye. Kandi ku muntu mukundana nusengize ikibazo yakanga kumufasha nuko ko kenshi usanga rimwe mugira ibibazo kuruta abahungu, ko abahungu akenshi usanga bo birinda no kugira icyo bababwira, no kuvuga ko nta bibazo bagira. Wenda bumva twe nta bushobozi dufite tu. Nese kubera icyo ukunda gusaba amafaranga kandi utazi kuyakorera, cyangwa se ayo wakoreweho udashaka kuyarekura ahubwo ukumva wahabwa mu y'abandi bakoreye? Rega kimwe nuko nashaka kukwita nyine gukundana no gufasha, hari igihe nyine aho ugufashanya, hari igihe nawe ushaka kubimubwira akagufasha cyangwa akabikubwira nyine mugafashanya. Yego, bivuze ngo amafaranga ni ngombwa mu rukundo cyane, atari ngombwa hafi. Man, uravuze ngo ntago wababona urukundo tuvuge ugize ikibazo gisaba ko ushashaka gukoresha imisatsi, sibyo? Hagati ya boyfriend wawe na papa wawe icyo kibazo ninde wakibwira bikoroheye? Boyfriend wanjye abaye afite akazi, cyetse abaye atagafite, akabaye agafite ntabimubwira. Ubwo wabimubwira mu buhe buryo? Tubwire. Okay, suppose that ko by your boyfriend wawe mbwira ko ufite ikibazo cyo numve nsaba amafaranga, ambwira ati mbwira nyine mbwira. Okay, nambwira ati baby nase ko mbona nyine siko byashaje kandi nkaba nshaka gusuka. Ubwo wamubwira gutyo akayaguha? Nayo naguha. No kuri kwimana nayo naguha. Nase ushaka ngo bakwinginge ngo mfite ngo ibisuko byashaje nyine wajya ukogosha se ukabikura ukogosha? Kogosha se baragukunze udasuka? N'izibundi bisuko bibafasha iki? Bifasha gusa neza. Nusa neza birebwe nande bikwinjiriza iki? None se kuki mushaka gusa neza mutabifitiye ubushobozi? Niko Rubi mwibyo bisoko bikumara iki? No gusa neza nawe? Ko nasa nabi. Uzi kutanasa neza kurusha Sorese? Binwa ikizi ku ruhande rwanye ndasa neza kandi proud yabyo. Ubwo umuntu wabigusukishirije wamubwengo iki? Ansukisha se kubera iki nakisukishije? Aha, ushobora kuba ufite mindset. Bivuze wowe nago ibintu by'amafaranga kwa boyfriend ari ngombwa? Atari ngombwa se. Kabaye. Reka nkubwire. Ako simani mufite depression mutazi gukora yego. Reka nkubwire. Amafaranga mu rukundo no mu buzima busanzwe amafaranga arakenerwa. Nini kibazo ngira ni kimwe. Kubera iki amafaranga mutinya kuyaka baso bababyara mukayaka bahungu mukundana nabo? Wowe uza kunereta nisaba gutereta we nago abazanye umutima nago ari umutima ubugiye kumuha. Uziko wagera ngo abazanye urubuye ruri mu gituza ngo umuwaye urukundo kumukunda ubu mugiriye impuhwe ku buryo abikwishyurira. Mba mugiriye impuhwe bamugiriye impuhwe sikunsetsa. Gusa reka nkubwire ikintu cya mbere cyo mu rukundo sibyo amafaranga arakenerwa, adahari sibyo isuku ubuzima butakomeza sibyo. Ariko ntago ngiye nshaka kugira ikibazo kano kanya sibyo, tuvuge wenda ngize nk'ikibazo wenda cya 2000 sibyo, muri ndangiza mfite boyfriend sibyo, ngo mpite mpamagara papa ngo papa mpaye 2 ngo ko mbuze tike ahantu narindi, ako kanya mpite mpamagara boyfriend wanjye. Kandi nabyo mbikora kubera ko mbizi ko yafite sibyo, atayafite nahamagara papa sibyo. Ako boyfriend wawe ego ntago aba ari papa wawe sibyo, ariko nubundi abameze nkaho yanaba na papa wawe kuko yagufasha nkuko nawe wamufasha sibyo. Nese wowe akeneye amafaranga uyafite sibyo, wayamwima wayamuhe. Nese wagira basko batanu byashoboka?
worega ni boyfriend wawe kubera iki mubatendeka ubu nkaho ushobora nko gusanga mu mutima harimo akadihi kareka wapi arahera cyangwa aragumiwe akose wagumirwa ukiri umwana gutya nako wararaburije ntendeka ntago ntendeka ngenda nyurwa nyine tu sore wowe urasenga ndasenga cyane usengera hehe Fosque murasengana se murakundana ubundi murakundana we nawe turakundana ako nanjye nkibaza ngaho sinamenye kumbe mumbabarire kwibaraguza bireze utaza kugira ibindi ubu se ninde uzatera undi mwana muri mwebwe ubu ninde uzatera undi nda dukundana nk'inshuti are ni best wanjye yego mwakogana kubera iki ko muri interina se mwogana muri benshi cyane interina biterwa na situation ku buryo ushobora kumubona ku buryo ushobora gufata ibase ugashyiramo amazi ukatwara muri douche ukamubwira ngo ngwino twogane cyane pe aji mushobora no kurarana twararana mujya munararana yego turararana pe sometime nyine hari igihe biba ngombwa tukaba turi kumwe umufite urumva ari ngombwa umusore cyangwa umugabo ese twebwe twakubwiye ko turi aba lesbienne umusore ariko ibyo ntabyo navuze ndamukeneye boyfriend ndamukeneye mufite nawe ndamukeneye inshuti yanjye akabanza nde sasa rero ni inshuti yanjye magara ubwo ni he magara ni inshuti yanjye kabisa ndahani yego nawe uri inshuti ye cyane gira nk'ibintu bitatu mubwira gutyo muri kumwe twumve byose si ko mwambwiye mubwire twumve ndamukunda uramukunda ni inshuti nziza azi kubana neza n'abantu ikindi nyine Imana igikomeza murinde muri byose ijya ibana nawe nyine namwifuriza ibintu byiza nyine tu muhe mikoro nawe akubwira ibintu bitatu twumve njye nanjye ikintu nakubwira cyo njye reka mbibubwiye turebana nta kibazo nta kibazo rwose nushaka utere n'ivi ujye n'imbere ahari abakubona neza ibyo bintu bireke by'amavi wamubwiye ukamvaho ngenda gukunda uri inshuti nziza kandi nifuza nyine kuzagumana nawe kugeza tubaye abatati kugeza dushaje kandi nyine Imana izabidufashemo tukiri aho ngaho ni icyo ashobora gukora ugahita uti ariko urabizi birangiriye aha ikintu ashobora gukora yegereze mikoro buriya rero ngewe na Sore tumaranye igihe kinini cyane sibyo tumaranye igihe kinini bishoboka kabisa rero ndumva nta gihari kuko igihe tumaranye imyaka tumaranye twagakwiriye kuba twarashwanye sibyo kandi n'undi siko tudashwana turi abantu sibyo turarakaranya pe hari nk'igihe dupangana gahunda wenda igihe nkayica sibyo cyangwa wenda akampamagara nkamubeshya ngo ndi kuri moto sibyo kandi ubwo wenda ndacyari mu rugo nkamugeraho yandakariye hahandi mureba nanjye ngatinya no kumumvugisha sibyo ariko nta kintu gihari cyatuma nyine birangira nyine kumana shaka umukobwa ni byiza uriya kagahinda zakabaza Imana nyibwire ni kubera iki tumwumve nawe Sore imico itatu uzi kuri Albine ariko udakunda ariko wowe ukaba utarabimubwira wowe ukaba uyihanganira gusa nyine ugaheza mbivuge gutyo kugira ngo ubushuti bwanyu butazamo ikibazo ariko mu by'ukuri wowe ubizi ko ari defo time management
ntago cyubahiriza igihe rwose. Aha, icyo ni icya mbere. nyine ko kwihagarara ariko nawe arabizi. Icya kabiri nyine iyo yarakaye nyine agiye nyine ushaka kumubaza nyine ntabwo ahita akubwira nyine ngo byagenze gutya na gutya. iyo ni defo. ariko ntabwo byarangira nyine ntabwo nyine ari ibintu byatuma nyine ngo ubucuti buhagarara, nyine ni defo. Uramutse ukunze umuhungu mu by'ukuri reka tuvuge mukomeje gutyo muri abashuti mwese mugeze mu myaka 35 37, nawe urabwira mbese nawe urabwirwa ngo wambera umugore, ugasanga ufite boyfriend wawe muri kwitegura kubana, habura icyumweru kimwe mwarateguye ibintu byose yaragutereye ivi, habura nk'icyumweru kimwe ngo mujye mu murenge, nyuma ya cya cyumweru wenda muzajya mu murenge kuwa 4, tugeze ku cyumweru kuwa 4 wajya mu murenge ugasanga agiye gukorana ubukwe na Rubine. Ese mwakomeza kuba inshuti cyangwa byagarukiraho? njye ntabwo nyine uvugisha ukuri, ibintu byo kwigira indyarya kuri kamera, abakobwa imico yanyu turayizi. Uvugisha ukuri nyine byakubabaza ariko njyewe sinzi ukuntu uraneye nyine. waheza mugakomeza mukabira ukajya kumusura ugasanga ari kumwe sheri shusho igo arubivugisha ukuri. Swasi ari wowe ibayeho, ari wowe ibayeho. Ngiye ku niyo story nayo. Wari uzi ngo bagukuye kwishiga iwanyu baravuga bati se nubona ko wakuze bikahita bigenda gutyo. Waheza hoya reka nkubwize ukuri pe. Mbwiza ukuri. Ngiye ntago nkunda ibintu nyine byo kubeshya pe, kuno nakiyumva. Nukanabikore ni bibi n'amategeko arabyanga. Ngiye kuntu meze. Yego. Ntago nyine ngiye ngira umujinya nyine utari sawa. Ndababara pe, ndababara. Nasore nawe aranzi n'igisubizo ngiye gutanga arakizi. Ariko ngewe kuri nge ntago twatugikomezanyije. Abanyarwandakazi mwumva iyo trick. Oya reka nkubwire sibyo. Oya wibidefanda twabyumvise. Oya ariko nibyo. Abyumvishe. Oya nibyo. Abafite uko ati. Ntago ngiye najya aho ngo mbeshye sibyo. Urabyumva iyo story tubwiye kuntu imeze nyine biragoye kugira uwo mutima ukomeye wo kuba uwo muntu mwakomezanya sibyo. Namurakarira pe, namwanga. Wamwanga? Naho ubu ngubu mwasangira boyfriend wenda abagabo ho twagiye kuri. Mwasangira boyfriend umwe? Wahitamo kumuharira cyangwa mbonye nyine amukunda sibyo? Mbonye amukunda cyane. Ibyo byambonye tubireke. Oya mukunda cyane. Umutipe uramukunda sibyo? Ariko mu kumukunda nanone ashobora kuba atazi ko ngo mukundana. Wenda kuri bugafata telefone ye wajya muri call ye ugasanga avugana na Sore bandikirana some chat nyine kuri WhatsApp wenda. Sore wabimubwira cyangwa wabigenza gute? Wabimubaza? Ntago nzi kubika ikintu muri ye. Yakubwira ko bakundana? Ambwiye ko bakundana, Sore ntago yaba ari mu makosa sibyo? Ikindi uwo muntu byanga bikunda yajya gukundana na Sore yabizi ko turi inshuti, kubera ko uwo muntu Sore turavugana, hari igihe nyuzamo nkamupostinga sibyo, nawe akampostinga wenda twagiye nko gusenga agapostinga, ntago ibyo bintu yaba atarabibona. Usanze Sore ari we wamwitereteye? Nsanze ari we wamwitereteye. Tujya tubwizanya abantu kuri kamubwiza ukuri ngiye ngukunda pe. Ntago icyambere cyo ngiye urukundo nabanguha ntago rwantegeka kukwihomaho. Niko bimeze, sinakwihomaho. Ngiye mbonye n'ubundi ukomeje nyine gukina izo kata zawe
nakureka sore nkamugatoke ntaribi nimba mukunda. Icyambere cyo nuko yaba yarabimbwiye sore sibyo, ahubwo ikibazo ahantu cyavuka yarampishe akanga kumbwira, ako yarabimbwiye akambwira ati n'umuhungu turakundana nyine nkaba mbizi, njye namureka nkamubwira ati wowe igeragereze nyine, nibikunda bizakunda nibidakunda wapi. Ariko uwo mutipe nabanza nkamurabura, ntabwo yagenda gutyo nyine tu. Mera mikro Sore. Sore, umukobwa utagira inshuti n'umukobwa waba ufite imico imeze gute? Imico nyine, imico idahesheje Imana icyubahiro. Urugero? Umukobwa nyine ujya muri nyine sinzwe muri club nijoro, nyine umutipe umusisitemu w'inzoga. Tukiraho Arubina aramutse anywa inzoga agatangira kunywa inzoga, bivuze ngo wahita umukora mu nshuti zawe? Oya. Umukobwa utagira inshuti n'umukobwa ufitiye imico n'umukobwa utanywa inzoga, ufite inshuti aho ngaho iramutse ibaye nk'inzoga, wakomeza kumugira inshuti kubera iki? Kandi mu by'ukuri we mu mahame yawe udashobora kugira umukobwa unywa inzoga inshuti. Nari nyine impamvu nanjye kubishyiraho nyine bikiriyaringa twumve. Nanjye kubikiriyaringa, hari ukuntu usanga ufite inshuti mu gitondo nyine ugasanga nyine irara mu kabari saa 8 z'ijoro, kandi nyine mwaganira ukumva nyine nta nama nzima nyine kugira tu. Yego. Ariko mani muba muri kuryarya tubwizanye ukuri. Gute se? Niba mubeshya kubera wenda muri kuri kamera, kubera uyu munsi nyine mumeranye fresh. Okay. Dusengere dusoze ikiganiro. Ugiye kuzamura isengesho ushimira abantu, ushimira okay, urasenga ushimira Imana kwa tugeze no masaha nka Sore. Arubine arasenga dore ko nari akaze bana wo muri seri. Nari serious. Wo muri seri cyane. Shase kuba seriye ko bitinjiza mwana we, wagiye wibera inzanga bikagira wenda kuri nge biranyinjiriye. Cyo bikwinjiriza wibeshya abantu hoshi. Uza abantu bari seriye bakurusha ariko byanze. Nakazi kabo. Buri muntu na gahunda ze. Ese amafaranga ese ko ufite umushi, amafaranga menshi wakozeho nangahe watunze yawe bwite? Yanjye bwite? Sekari menshi. Nangahe ayibumbe wafashe ukahoti? Kuri ngeri menshi. Angahe? Je nafashe na miliyoni. Wafashe nka? Miliyoni narayifashe. Ugiye kwishyura Minerval? Ese Sore weho nangahe? Yanjye. Twanibuka umubarera. Teranya yose wagiye. So guteranya yo wagiye ufata yose? Oya. Ayo wafatiye rimwe. Ayo nafatiye rimwe. Uvuze ko watubeshye. Sorry nari mbeshye. Nangahe ayo wafatiye rimwe? Ayo nafatiye rimwe ni 400. Babagabo bararekura babanyagwa burya bayafite sha. Sore wowe nangahe? 100. We nawe kurenganya 10. Ngamusenga twisoreze ntago mbabaza ibintu byinshi. Bantu usenge. Nimusanzwe musenga mu buzima busanzwe? Nimusanzwe musenga siko mwatubwiye? Si mwatubwiye imirongo ibafasha? Nese uwo hagoye iki? Anakimwe twagiye. Mubaye Imana nyine dusenge. Dusenga yuwe. Nasenga kamera. Okay. Dore imbaraga. Twagiye.
mubaye nyine musinzira dusenge. Okay. Mana nziza, Mana ishobora byose, twongeye kugushima yegereze mikoro kugira ngo sound yawe zimeze fresh. Okay. Mana nziza, Mana ishobora byose, twongeye kugushima uyu munsi, tugushimiye ko waturinze, warinze inshuti zacu, warinze abo turi kumwe hano, tugushimiye gukomeza kubana natwe, gukomeza kuturinda, gukomeza kudufasha mu bihe byose tunyuraho. Twagiye mu modoka, twagiye ku mamoto, twabanye natwe, tugejeje hano amahoro. Turagushimiye cyane, tugushimiye kandi ko dusoje ikiganiro neza, tugushimiye ko wabanye natwe kugeza gitangiye kugeza gisoje. Dore n'ubu turatashye, wabane natwe, tugiye kujya mu mihanda yakozwe n'abantu, tugiye kujya mu modoka, uturinde agisida, uturinde tugere iwacu amahoro, kandi nitugerayo amahoro. Tugushimira izina ryawe, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Umudayimoni arapfuye wallahi. Arabi. Aha. Ongera urebe kariya karebo rimwe. Ongera ubyimbisha akajigo rimwe turebe. Aye. Baseriye mani, baseriye. Wowe? One more time. Wapi ntago mbaseriye. Ntago uri seriye? Twagiye. Wowe rero kubera ko Soleil asenze isengesho risoza, sibyo bivuze mora? Okay, senga isengesho ritangira ikiganiro, abari we uzagitangira mu izina rya Yesu. Tugiye kwica umudayimoni. Albin tugiye kuduterera isengesho ryo guha abantu ikaze, ndetse no kugira ngo kino kiganiro tugikore nta mudayimoni n'umwe ukirimo. Abadayimoni mwavanye iwanyu, abadayimoni navanye iwanjye, abadayimoni b'abantu bagiye kureba kino kiganiro bose yose tuyirukane mu izina rya Yesu. Twagiye. Ushaka wanashyiraho n'akarimbo rwose, tukabanza tukanaramya, tukajya mu mwuka fresh, hanyuma tukazamura isengesho nyuma. Shyiraho microphone. Okay. Okay, reka dusenge. Nta nakaririmbo ko kutangira mani kugira ngo tujye mu mwuka umwe. Twagenda hari mu gihe cyo gusenga. Ewe. Okay, nayo muzi? Kandirimbe. Kiraho microphone uri kuyishyira ku ruhande. Gutya. Yirebeshe. Okay, katurimba karimbo gato. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha. Sound hepfo gato kugira ngo nawe sound izemo. Uyifatire ngaho hagati. Mutangire ifatire hasi nka gutyo. Okay, gutyo amajwi yanyu mwese arazamo. Twagiye. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha. Hahandi mwari munzi narahindutse undi musha. Yes, ndagushimiye twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Nkubwire ni uri umuntu w'ingenzi cyane. Mwari mukomeje? Oya. Yes, nagushimiye nkubwire